Bene data bavandimwe, nongeye kubasuhuza. Ubasuhuza ni Claude Tuyishime. Uyu munsi nje ko tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, cya gihe ababisha bacu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Reka twe gutinda. Ahangaha rero tugiye gusoma ni Zaburi 124. Ndagira ngo niba wumva udashaka ko dutinda, cyangwa se niba wumva ushaka kumvira ishimwe ryanjye, njyewe mureka nshima Imana, basi munyemerere nshima Imana buri wese abyumve. Aka kanya rero ngiye gushima Imana mvuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye. Nawe ahari ushaka kuvuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, ababisha bawe igihe baguhagurikiraga barakumize bunguri. Reka dusome iyi Zaburi 124. Turava ku murongo wa mbere turaza kurangiza iyi Zaburi yose. Ku murongo wa mbere avuga ngo iyaba Uwiteka atari we uri mu ruhande rwacu, abe ariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli uyu munsi bavuga. Reka uyu munsi aba ariko Abanyarwanda tuvuga. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, igihe abantu baduhagurukiraga, cyangwa se igihe abanzi bacu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Reka nkubwize ukuri, reba bya bibazo wahuye nabyo. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, igihe warwaraga, bwa burwayi buba bwarakumize bunguri ukiri muzima. Reba igihe wahuraga n'ibibazo by'amadeni, ibyo bibazo biba byarakumize bunguri ukiri muzima, ariko uracyahagaze, uracyahumeka. Igihe wahuraga n'impanuka, Imana yaguhagazeho, Uwiteka ahagarara mu ruhande rwawe, nta kintu wabaye. Rero nawe ndagira ngo nkwinginge gufashe dushima Imana. Dushima Imana ko tugejeje aya masaha. Nibyo hari benshi bagiye, twabuze byinshi, ariko kuba tugihumeka, kuba uri kunyumva, uracyari muri ubu buzima, ndagira ngo nkubwire ngo ushime Imana, uvuge ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwanjye, cya gihe wahuraga n'ibibazo, cya gihe abantu baguhagurikiraga, cya gihe abantu muturanye baguhagurikiraga, cya gihe abarozi baguhagurikiraga, cya gihe abantu mukorana baguhagurikiraga. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe, cya gihe wahuraga n'ibibazo, cya gihe wahuraga n'uburwayi, cya gihe wapfushaga, cya gihe wahuraga n'ibintu byose bigoye cyangwa byaguhangayikishije muri ubu buzima, iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe, uba ari kuvuga uyu munsi, ibyo bibazo byose byarakumize bunguri ukiri muzima, ibyo bibazo byose byarakumize bunguri ugihagaze ukomeye, ariko bikakumira bunguri. Amazi aba yaratembye ku bugingo bwawe, ndetse isuri iba yaratwaye ubugingo bwawe, ariko njye nshimye Imana uyu munsi. Reka mumfashe dushima Imana. Ndagira ngo nkwinginge ngo nawe uzamure ishimwe, dufatanye dushimire iyi Imana yaduhagazeho, kuko twese twanyuze mu bibazo bikomeye, twese twahuye n'ibibazo bikomeye, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo tujye dushima, duhore dushima mu bibaho byose, duhore dushima. Niyo mpamvu urumva ngo dushime Uwiteka. Ikindi nakubwira uyu munsi ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nta handi gutabarwa kwawe kuzaturuka usibye mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo aho uri kunyumvira hose, aho uri hose, zamura ishimwe ryawe, utumbire Uwiteka, nurangiza uvuge ngo gutabarwa kwanjye kuzaturuka mu izina ry'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo bya bibazo byaduhagurukiraga, ubwo umujinya wabyo wabaga cyangwa se wacanwaga kuri twebwe, ni ukuri reka nkubwire, nawe niwongera gusubiza amaso inyuma ukaza kureba aho wavuye, ukareba byinshi wanyuzemo, ubuzima, inzara, gusonza, kubeshyerwa byinshi, kuvugwa, ibintu byinshi bitandukanye wanyuzemo byose, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, ndagira ngo nkubwize ukuri, wari kubivamo, agakiza wari kugata, wari kukareka, ariko kuba ugikomeye, ugihagaze, ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni Uwiteka wabaye mu ruhande rwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo rero aka kanya shimira Uwiteka, uzamura icyubahiro, uvuge ngo Uwiteka warakoze, warakoze kuhaba, warakoze kundinda impanuka, wandinze urupfu rutandukanye, wandinze
wandinze byinshi, wandinze gusara, wandinze kwirukanka ku musozi, wandinze gusabiriza. Ni byinshi washimira Uwiteka. Wampagazeho ubwo nari mu rubanza ndi kuburana n'ibindi bintu byinshi, wampagazeho ubwo nari ngiye kubura akazi, wampaye akazi ubwo ubukene bwari bwinshi, wampaye ubuzima ubwo nari ndwaye, warankomeje. Buri wese afite byinshi, sinarondora ibiri mu mitima yanyu, sinamenya ishimwe ufite mu mutima wawe, ariko icyo nzi cyo ni uko iyo waba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe igihe wahuraga n'ibyo bibazo byose, ntabwo wari kuba ukiriho. Niyo mpamvu rero nkwinginze ngo shima Uwiteka. Numara gushima Uwiteka, Uwiteka nawe azakugirira neza. Ndabakunda cyane rero, numvaga nshaka kubabwira kuko dushima Uwiteka. Tugomba kuvuga ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, abisha bacu baba baratubize bunguri. Nge rero kugeza agahira ijambo cyangwa se wafatanyaga nawe gushima Imana, Nituyishime Claude. Ubundi duhure mu yindi video nanone dushima Imana. Ngira ngo nkubwire ngo niba ukunze iri jambo risangize n'abandi, ukoreshe ya ukandera like kugira ngo n'ubundi rigere ku bantu benshi. Niba wumva nicyo bigutwaye iri jambo rigufashije, ukande na subscribe kugira ngo tujye twahurira n'injya nkira rindi jambo ryo gushima Imana cyangwa se n'ubundi butumwa bwiza bw'Imana bujye bukugeraho mu ba mbere. Ciao ciao, murakoze. Uwiteka abaho umugisha. Mbere yuko ngenda reka mbasengere, ntabwo nagira ntabasengeye. Dushima Uwiteka no mu isengesho. Mwami Imana yacu, warakoze kuturengera. Yaza kuba atari wari mu ruhande rwacu, cyagiye twahuraga n'ibibazo, cyagiye twarwaraga, cyagiye twapfushaga, cyagiye twaburaga abo dukunda. Iyo uza kuba atari wari mu ruhande rwacu, ni ukuri tuba twarihebye. Iyo uza kuba atari duhagaritse cyangwa se waduhagazeho igihe twasonzaga, tuba twarapfuye. Iyo atari wowe wari mu ruhande rwacu Uwiteka, hari byinshi biba byaratubayeho, ariko turacyahumeka. Ndasenze, nsengeye umuntu umbishira ishimwe, nsengeye umuntu umbishira ijambo, ndagira ngo umusubirize ibyifuzo bye. Hari n'ubundi hari byinshi byimwasamiye, ndakwinginze Uwiteka. Nsengeye uyu musore wumbishira ijambo, nsengeye uyu mukobwa wumbishira ijambo, nsengeye uyu mubyeyi, nsengeye uyu mupapa, nsengeye uyu mwana muto wese wumbishira ijambo, kugira ngo umuhe umugisha wawe. Reka wumve gushima kwiwe, reka wumve ko agutakira, reka wumve ko akwinginga. Icyo nshaka Uwiteka ni ugukomeza kuba mu ruhande rwacu, kuko Uwiteka waravuze ngo uri mu ruhande rwacu nta mubisha wacu yaturuka. Ndagushimira ko waduhagazeho ukaturinda muri uyu mwaka tugezemo hagati tugiye gusoza. Ndagushimiye ko tugiye kuwusoza. Ndakwinginze cyane kugira ngo uzabe gutangira undi mwaka amahoro. Ngaho byose rero mu bikorwa ubishaka, byose be kubw'ubushake bwawe ndetse no kubw'imbabazi zawe. Amen. Yes, mwakoze cyane. Ngaho mureke duhure muri comment section mwandika ngo haleluya, amen. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ubundi ndabakunda. Buri wese narangiza ashyira ishimwe rye muri comment avuge ngo ngenda ashimira Uwiteka yampagazeho kuri iki ngiki. Niba yarakurinze impanuka, kuko nkanjye yandinze impanuka, ndinda ibisazi, andinda gusabiriza, andinda inzara, andinda n'ibindi byinshi bibi. Yagiye ankura mu buzima bugiye bukomeye, yankuye mu byaha, aramfata, aranzana, arankomeza, arangisha ijwi ryo kuvuga umurimo we. Niyo mpamvu rero nkwinginze rero nawe ushyira ishimwe ryawe muri comment section kugira ngo n'abandi babibone. Ubundi buri wese azamura icyubahiro cy'Imana, buri wese agufashe gushima Imana. Murakoze cyane. Amen.